nuko tuba tudafite imitima yanduye tukaba dutekereza neza cyane kuva muri bya bindi twabonye hahandi haruguru tuva mu ishyari tuva mu rwango tuva mu bugome tuva muri byose bibi byatuma tujya kure y'Imana ahubwo tugasatira ubwiza bw'Imana turimo gukora iki ibikundwa n'amaso y'Uwiteka. Imana yacu yabwa icyubahiro. Imana igumugisha cyane. Amagambo y'Imana rero ni meza, twayavuga guhera mu gitondo kugeza izuba rirenze, twarayabwiwe twarayumvishe kenshi, tuzahozaho. Uyu mwanya nagira ngo mbwira abatwumva kuri iyi canu Icyomoro TV, yego, ndimo kubasaba ko bakora ibishoboka byose bagakurikirana kujya bumva ibiganiro bizajya bihatambuka. Itangira riragora ariko iherezo rikaba ryiza. Urakoze cyane. Hanyuma habanza kwihana kubera ko numara kwihana ukajya mu murongo w'icyo ugambiriye gukora ni nabwo wizera ko icyo kintu uzagishikaho. Ntabwo mbizi niba abantu batukurikirana ariko babitekereza. Wakwizera mbere ukabona kwihana cyangwa wakwihana mbere ukabona kwizera. Ibyo bintu ni ikibazo kitoroshye cyane. Jewe rero ndimo ndatekereza uyu mwanya wa none ahangaha je uko mu mitekerereze yanjye kuko ni umukoro wenda ntari nsanzwe nariteguye, ariko uyu munsi wa none hagiyeho icyo numva nabanza kwihana kugira ngo mbone uko nizerera icyo nihari. Zinonaganye tuganire ubu mbere yuko mwitanye ryo wakira agakiza ku Mana. Yego, warabanze wizera Imana kwibaho maze kumenya. Yego, mbona gukomeza kwizera. Reka turarikira abandi mu bindi bigano bizagaruka. Yego, tuzibaza tuti ese birashoboka ko umuntu yabanza kwihana akabona kwizera, cyangwa se birashoboka ko umuntu yabanza kwizera akabona kwihana? Reka mbashyire mu icyo kibazo tuzongeye mu kindi kiganiro kindi. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihimbaza. Nagira ngo twongere tubifurize kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kujya gute kubaho Imana. Nongere mbasuhuze, nongere mbifurize amahoro y'Imana nk'uko bisanzwe. Ngira ngo uyu munsi murambona ko ntari njyenyine. Ngira ngo murabibona ko ntari njyenyine. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku buzima bwanjye. Mbahaye ikaze rwose hano kuri Cyomoro TV, kandi nk'uko nabibasezeranyije ngira ngo mbona ko ntari njyenyine rwose. Imana ishimwe cyane, mbahaye ikaze kandi rirambuye rihoraho. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Imana y'amahoro nibasanga aho muherereye mwese. Imana ishimwe cyane. Tugize amahirwe hano kuri Cyomoro TV no kugira umushyitsi. Tugize umushyitsi udasanzwe aha hantu, kandi afite ibintu Imana ishyize ku mutima we bidasanzwe. Nifuza ko nyine araza kubaganira, araza kubabwira ikintu Imana ishyize ku mutima wiwe. Imana ishimwe cyane. Ngira murabibona ko nyine ni umusaza mwiza cyane. Imana imuhumugisha rero kuko kuza aha hantu kandi kuri Cyomoro TV. Ndaje muhe umwanya abibwire, kandi rwose turashimira Imana iduhaye umwanya udasanzwe. Noneho by'umwihariko nkunda abantu b'abasaza. Ndabakunda cyane, kandi aho muherereye mwese nk'abantu b'abasaza ndabasuhuje cyane, mbahaye yambu cyane. Imana ishimwe cyane. Twemere rero mbere yuko dutangira tubanze dusenga Imana, hanyuma tumara gusenga turaza kumwifashisha aratwibwira, kandi Imana yacu nihimbazwe uyu mwanya. Kadusenge hanyuma tuze kwakira umushyitsi tugize, kugira ngo tuze kwakira ijambo ry'Imana, tuze kumva icyo Imana ishyize ku mutima w'uyu mubyeyi tugiye kubana. Imana ishimwe. Nyagasani Imana turagushimiye, tugushimiye yuko udahinduka. Ngoma yawe nihimbazwe, ubwami bwawe nibuganze. Reka buri wese ugiye kudukurikirana muri uyu mwanya ahabwe umugisha nawe. Mbaraga n'amavuta no kwaguka bibe ku buzima bwa buri umwe, kandi umugisha wawe rwose nube ku buzima bwacu n'abantu bose badukurikirana ndetse n'abandi bazatwumva ibihe n'ibihe. Icyubahiro ni cyawe rero, urakoze ko ubanye natwe kandi kugiye kutugirira neza, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Munyemerere twakire umushyitsi tugize muri uyu mwanya, kandi rwose ngira ngo muramubona umusaza mwiza cyane.
kandi rwose ndagusuje cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Ndishimye kukwakira, natwe turabishimiye kukubona aha ngaha. Ndagira ngo wibwire abantu badukurikiranye muri uyu mwanya. natwe turabishimiye kuri iyi channel Icyomoro TV. Nitwa Sayinzoga Yego. Saidi. Yego. Ayo niyo mazina abantu banziho, ariko ingirira isimbura Saidi ni Alex. Witwa Sayinzoga Saidi Alex. Ufite amazina menshi ra. Ayo mazina rero irya Saidi abazakenera hari igihe tuzagira umwanya waryo tubiganireho ku buryo burambuye, basobanukirwe naryo impamvu ndifite ari irya gatatu. Tugize amahirwe yo kubana na Sayinzoga. Irindi ni irya Alex. Turamwishimiye cyane kumwakira. Ni umuntu w'umusaza, ni umuntu w'umusaza. Ngize amahirwe no kubana na Sayinzoga Alex. Ni amazina adasanzwe njya murayumva abadukurikiranye. Mana, ngize amahirwe no kubana n'umuntu w'umusaza none. Mana ishimwe cyane. Tumuhaye ikaze aha kuri Icyomoro TV. Tumuhaye ikaze kandi pe bitagabanyije, azahora aza tumwakire, tumuhe ikaze mu izina rya Yesu. Turamwishimiye cyane. Imana ishimwe rero. Ni amahirwe adasanzwe kandi ni umugisha udasanzwe muri uyu mwanya kubona umusaza nk'uyu nguyu aza tugendereye. Ndagira ngo mwemerere abanze asuza abantu b'inshuti z'abantu b'abasaza, aho wahereye ubanze ubasuhuze, ubifuriza amahoro y'Imana, ubifurize kujya bakurikirana ibiganiro byacu kuri hano Icyomoro TV. Amen. Ndasuhuza inshuti n'abavandimwe, ndasuhuza imiryango yanjye iri Ngarama, ndasuhuza imiryango yanjye iri Kigali, ndasuhuza imiryango yanjye tubana hano Kabarore, ndasuhuza inshuti n'abavandimwe bari impande zose, abari Nyagatare, abari mu Bugande n'ahandi hose. Ntago nagenda ndimo kuvuga buri zina rya buri muntu, ariko ndasuhuza cyane by'umwihariko dukunda kuvuga ngo umufasha, umudamu wanjye. Bagagiye kubikubaza rwose. Umukecuru. Ariko atari umukecuru mama umbyara, ni umukecuru dufatanyije ubuzima busanzwe. Yego. Ariwe mama w'abana. Yego. Yitwa Mukasiboniyo Sadia. Mukasiboniyo Sadia. Ariko nawe iri simbura Sadia ararifite. Ubwo rero nkaba ndimo yitwa Yudita. Nari nshidikanijeho kuri ryo. Yitwa Yudita kuko nari menyereye kumwita iryo rya Sadia. Rero ni umufasha nkunda cyane, umfasha mu bintu byose, unyihanganisha mu bihe bikomeye, mu bihe mpuye no gutsikira, yafata mu mugongo akanyegura. Aho ni inshuti cyane y'amagara nagombaga gusuhuza byihutije. Nuko rero muri aka kanya nkaba nishimiye kuba hano ku Icyomoro, kubana namwe kuri channel Icyomoro TV. Ni irihe jambo rikomeye wumva wamubwira uwo muntu wasize inyuma mu rugo rwose ngo umusuhuze, ndetse n'abana? Ndatekereza ko wabyaye ufite abana, byumvikana ko amaze kubyumva. Ufite abana bangahe wowe? Ni muzehe? Dufitanye abana batanu. Batatu b'abahungu, babiri b'abakobwa. Imana yatugiriye ubuntu, Imana yaguhaye umugisha rwose ku buryo buringaniye. Imana ishimwe cyane. Murumva ko turi kumwe n'umuntu w'umusaza mbega umeze neza. Imana yahaye umugisha w'urubyaro. Ndagira ngo ugire ikintu ubifuriza, ari umufasha, mama w'abana ndetse n'abana muri rusange, ugire ijambo mva babwira ndetse n'abantu badukurikiranye, hanyuma tubone kwinjira neza mu kiganiro cyacu. Buriya mu buzima busanzwe rero jewe nakuze nkunda Imana, nkunda gusenga. Ikintu nabifuriza kiremereye cyane ni uguhorana amahoro y'Imana, kandi bakarushaho nabo kuyitaho, kuko itubwira mu ijambo rikomeye cyane ngo nutera intambwe imwe uyisanga izatera 70 na ikwakira. Ni ukuvuga rero ubwo ndamwifuriza rwose guhorana imigisha y'Imana, kandi no kurushaho kwikunda no kwikorera uko bikwiriye. Urakoze cyane, kandi rwose murumva ko afite amagambo meza asuza umukunzi we, birumvikana n'umukecuru. Imana nimuhe umugisha aho aherereye. Turabizi ko nawe azadukurikirana, ndabizi ko nawe azatwumva. Twakiriye umusaza Sayinzoga Alex, tumuhaye ikaze hano mu kiganiro byacu bya Icyomoro TV. Kandi tubone rero gusuhuza abantu mwese mudukurikirana, abantu bari muri Kigali turabasuje cyane, abantu bari ku Gisozi hariya rwose Intora, mugubwe neza, ndabakunda cyane. By'umwihariko umukecuru wanjye ndamusuje cyane, nawe ugubwe neza, warakoze rwose, ndagushimira cyane. Dusuze kandi cyane
Simeo nawe hariya ku Gisozi, dusuhuze abantu mwese mudukurikirana, dusuhuze Vedaste nawe ugubwe neza, dusuhuze kandi Ishimwe, dusuhuze kandi Liliyoza ari Ibyumba, nawe ugubwe neza uwa Mari. Ndabizi ko mudukurikirana, ndabizi ko mwifuza ko twajya tugira n'ibiganiro bigaragara, kandi rwose murabona ko tumeze neza, urabona ko mbazanye umusaza ahagaragara neza. Imana imuha umugisha. Dusuhuze kandi kameramani wacu rwose, murabona ko nawe ni umuhanga cyane, kandi rwose kumubona ntabwo biba binagoye, ni umuhanga, ngira ngo murabibona rwose, murebera aha ngaha. Tumusuhuze, tumwifurize nawe amahoro. Ndagusuhuze cyane, Imana nibwo mushyira mu izina rya Yesu. Mutwemere rero twakire ijambo ry'Imana, kandi rwose ibyerekezo byose muherereyemo tubifurije ikaze, tubahaye ikaze mu biganiro byacu, tubifurije umugisha w'Imana ukomoka ku Mana, mbega ubagwireho ubasakareho mu izina rya Yesu. Mutwemerere twakire ijambo ry'Imana. N'umubyeyi turi kumwe, kandi afite ibintu byinshi mu mutima we, yambwiye ngo afite ibintu byinshi, azagira igihe kinini, azaduha ubuhamya, afite amashimwe, afite urugendo yagize rw'ubuzima rurerure kugira ngo umusaza n'imvi nk'izi aba yaciye mu bintu bitoshye rwose. Nzaguha umwanya uganiriza abantu, kandi babwira aho Imana ishobora kuvana umuntu kuri uyu munsi ageze mu myaka nk'iyo ugezemo atarakenyuka, dore ko hano hanze ibintu biba bimeze nabi. Mutwemerere tumwakire, tumuhe ikaze, twasenze Imana, tumuhe ikaze, twumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane, reka tumwemere tuguhe ikaze. Tuguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana, hanyuma abadukurikirana barusheho kugubwa neza no kwakira umugisha w'Imana wo kuronka ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze kunyakira ku Itomoro TV. Ni byinshi cyane twavuga ku magambo y'Imana, ariko turi buze kugerageza guhina buri itangira, biragorana, ariko iyo umaze gutangira isoza riba ryiza. Mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, ndabanza kubabwira ikindi ku mutima njya nkunda mbere yuko ntangira ijambo ry'Imana. Twasenze, twibwiranye, ariko buriya abantu kwibwirana ni nuko bavuga ikibari ku mutima, kandi gifite intego n'icyo cyabamarira. Icya mbere rero buriya nkunda kuganira n'abantu, ariko nababwiye ngo dukwiye kugira aho tuva n'aho twerekeza. Kugira aho tuva n'aho twerekeza, kuko buriya ngo utamenye iyo ava n'iyo ajya ntashobora kuhamenya. Igitumye mvuga ayo magambo, abantu benshi tujya tugira kujya gusenga, ugasanga kujya gusenga kwacu, kujya kwiyegereza Imana kwacu, kubamo nka rya jambo rivuga ngo murasenga ariko ntimusubizwa kubera impamvu. Kuko twagiye gusenga rimwe na rimwe tutarimo gusenga tubikuye ku mutima, ari ukujya kwerekana uko turi, kujya gutera waraza. Ariko jye sibyo nifuriza abantu bakurikirana iyi canu. Ndabifuriza gusenga babikuye ku mutima, babivuye imuzi, bafite icyo bakora, atari ukwiyerekana gusa kuri kamera, atari ukwiyerekana imbere y'abantu babareba. Ikintu cya mbere rero ni ukumenya urukundo, kuko n'Imana dusenga itubwira ko ari urukundo. Tuyizi ko ari urukundo. Iyo ufite urukundo uba ufite byose 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 bibaho. Amen. Rero iyo ufite urukundo, nta shyari, nta rwango, nta nzika, nta nda y'umujinya, ibyo byose bikomeza bikurura bijyana ku zindi nzira mbi cyane, biganisha abantu habi. Rero niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo uyu munsi dutangiranye kuvuga ku ijambo ry'Imana, kwizera niko kwaduhesha gukiranuka, kuko uwo twizeye tuzi neza cyane ko ari uwo kudufasha muri ibyo byose tutabasha kwifasha. Aturinda rya shyari. Ishyari nicyo kintu kibi cyane, kandi ishyari ari ryo ribyara inzika, inzika ikabyara urwango, urwango rukabyara ubugome, ubugome bukabyara ubwicanyi. Ariko ibyo nitumara kwizera, tukizera umwami n'umukiza wacu, nibwo tuzabona kurwanya bya bibi byose twahuraga nabyo. Aha rero ndashaka kuvuga ko
abatubanjirije bizeye bakizera umwami n'umukiza ni nabo Imana yahaye kwitwa abana bayo, bakagira ubushobozi bwo gukora igikundwa n'amaso yayo. Yego. Niyo mpamvu rero aka kanya nagira ngo dusomane ku ijambo ry'Imana, turebere hamwe ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu Baheburayo ibice 16, ibice 11 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 38. Ariko biranashoboka ko tutawugezaho kubw'icyo turibemo tumaze kumva hatubwira. Ndifashisha umusomyi ngo afashe asome icyo gice. Yego. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 16 kugera kwa 38. Yego. Haranditswe ngo ariko noneho barashaka gakondo irusha, ngo ariko noneho barashaka gakondo irushaho icyo gihugu kuba cyiza, irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariko yo mu ijuru, ariyo yo mu ijuru. Ngo naho turi si habi, ariko noneho aho twerekeza yego, gakondo yo mu ijuru. Abamaze kurungura ndasabira n'undi n'inshuti n'abavandimwe kurunguruka, Imana ikabafasha kubaha nibura kumenyaho gato kuri gakondo yo mu ijuru. Yego. Uzamara kumenya kuri gakondo yo mu ijuru niho uzaragwa buriya bwami, kuko hari icyo azaba azi cyo gukora. Epfo aravuga ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Igitangaza gikomeye cyane ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Urugero, kuri Imana ndayikunda cyane nubwo ntari intyoza yo gusobanura ibyayo, ariko iyo wumvise ayo magambo ngo nicyo gituma ntakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, nuko abo bamaze kumenya gakondo bo batanezezwa n'indamu z'isi, batanezezwa n'ibyo kuri iyi si gusa, ahubwo bakora bagamije kuzaragwa iyo gakondo, iyo gakondo yo mu ijuru. Kuko hari abamaze kubona ubwiza bw'iyo gakondo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Komezaho. Hepfo haravuga ngo kuko yabiteguriye umudugudu, Imana ishimwe cyane. 14 baravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka. Yes. Ngo ibyo byose kugira ngo tuzabone iyo gakondo nuko tugira n'icyizere cyuzayiduha. Nicyo gituma Aburahamu yagize iki? Cyatumye atamba umwana we Isaka, kuko yari afitanye isezerano n'Uwiteka. Akavuga nubwo yari amufite ari umwana umwe w'ikinege, kandi yaboneye muza bukuru, ariko aravuga ngo jewe ibi ntabwo nabyiherana, nabihamana igihe kabone nubwo namuha iyamumpaye, mfite ibindi nzaragwa imbere mu bwami bw'ijuru bikomeye. Imana ishimwe cyane. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranyijwe ibyasezeranyijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege. Umwana we w'ikinege. Yego. Uwo yabwiye ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirira, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye. Nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo cyatumye imugarurirwa nk'uzutse. Yego. Komezaho. Ku murongo wa 19 avuga ngo kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo, nicyo cyatumye ahesha Yakobo na Esawu imigisha y'ibizaba. Tuvuga ngo ibyo twebwe dukorera turizera tudashidikanya ko ari ibizaba, kuko tuzi ubitanga. Ubwo twamaze kumenya rero ibizaba
n'ubitanga. Niyo mpamvu tugombye kwemera tukizera tudashidikanya ko hariho ingororano dutegereje imbere kandi zazatubera nziza. Niyo mpamvu rero hahandi hirya aho twaturutse rindeho mvuga ngo uko byagenda kose nitwirinda biriya ishyari, urwango, inzika biganisha ku rupfu, tuzaragwa ubwami bw'ijuru nk'uko bikwiriye, kuko twamaze kumenya uwo dukorera uwo ari we Imana yacu yahabwa icyubahiro. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yosefu bombi, agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Kwizera niko kwatumye kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka. Yego, kuko babonye ako kana ko ari keza, ntibatinya itegeko ry'umwami Imana ishinga. ntibatinya itegeko ry'umwami, ahubwo kubera ko bari bafite ukwizera bo batinye itegeko ry'Imana kugira ngo bone uko bahesha ako kana umugisha. Imana yacu ishimwe cyane. Icyubahiro. Ku murongo hepfo gatoya haravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganywa, bigatuma twiyambura kuba abana babakomeye, bigatuma ariko kubera ko dufite ukwizera, dufite uwo twizera ko ari we wazaduha ibikomeye kurenza ibyo twebwe turimo kubona. Uwiteka rero ahabwa icyubahiro. Nicyo gituma twebwe twanga kugira abo twitwa abakanaka kubwo gukomera, ahubwo tukarwanira kabone n'ubwo twabiterwa amabuye, kabone n'ubwo twabyangirwa, ahubwo tugaharanira kwitwa abana b'Imana nyakuri. Imana cyemba ahabwa icyubahiro. Noneho ku murongo wa 38 havuze ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo, basezereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu buvumo no mu masenga. Imana yacu tugendereye cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo bishatse kuvuga ngo n'iyi si ntabwo bari bakwiye kuyibamo, twe abana bayo, kuko icyo bishatse kuvuga ahangaha ni ukuvuga ngo kubera ukwizera kwabo, kubera ugukomera kwabo, ntabwo bari bakwiye kwitirirwa iyi si, kuko bari bakwiye kwitirirwa ijuru. Bari bagombye kwitirirwa ijuru, kuko ijuru ari ryo ryari ribakwiriye. Ariko uyu munsi wa none kubera ko bari babanje kunyura mu isi, byatumye bayibamo nk'abatazayiragwa, nk'abatazayikomeza kuyibamo, ahubwo bagambiriye, batumbereye kwitwa abana b'Imana, bakazaragwa ubwami bw'ijuru. Imana yacu. Rero muri make dufite byinshi twavuga hano, dufite ibyo twagiye tubona, dufite ubuhamya tuzatambutsa mu minsi iri imbere. Aha byari nk'urufunguzo. Ubwo rero aho twari turi mu kwizera, turi mu gihe twasatira umusozo. Reka turebe ijambo ry'Imana, Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21 gusa. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 19, kumbe icyo havuga. Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ibya Kristo, ntacyo ubwo kwinjira ahera cyane tuvuga ibya Kristo. Yego, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, ntabwo ari yo kurimbuka. Aravuze ngo kamenye subiremo gatoya. Tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda
binyure mu mwenda ukinze ahari ari wo mubiri we. Ku murongo wa 21 bavuga ngo kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, yego, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera tudashidikanya ko ibyo turimo, ibyo turwanirira atari ubusa, ahubwo bizatugeza mu nzira ikwiriye, ariyo nzira yo kuragwa ijuru ry'abemera bizera bagakorera umwami Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Hirya baravuga ngo imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ikibi n'imibiri, twatura ibyiringiro byacu tukanyeganyega kuko wadusezeranyije. Kadusubire kuri uwo murongo nidushaka bari wo dusoreza. Yego. Ku murongo wa 23, ku murongo wa 21, haravuga ngo kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizeye rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjagiweho gukurwamo kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Amen. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Dushatse twasoreza kuri uyu murongo, kuko niba twamaze kumenya ko imitima yacu itameze neza, ndabwira abandi abumva bafite imitima itameze neza, kandi ndatekereza ko atari jye jyenyine, atari wowe wenyine, atari twe twenyine uko turi aha, ndatekereza neza cyane nubwo ntari umucamanza ko imitima yacu itameze neza. Kuko ndajya ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwiyita ko ari umukiranutsi aba arimo kwita Imana inyabinyoma. Turumvikana? Ngo aba arimo kwita Imana inyabinyoma. Rero niho mpera ndimo kureba umutima wanjye, iyo nkubonye musanisha n'uwundi, nkavuga ngo uwo ari we wese utekereza ko umutima we utanezereye Imana, utizihiye Imana, yagombye guhinduka guhera uyu munsi wa none aha. Noneho dufite amahirwe ko hariho igihe tuzagera tugacirwa imanza n'ibyo dufite. Uyu munsi udafite Bibiliya afite telefone. Telefone azareberaho iyi cano Icyomoro TV. Yego. Yumva ijambo ry'Imana. Yumva icyo Imana imubwira. Ngo imitima yacu ikwiye guhindukira kandi tukayisukura yogejwe n'amazi meza, kugira ngo tubone uko tuzatsindira ubwiza bw'iki, ubwiza bw'Imana. Nuko tuba tudafite imitima yanduye, tukaba dutekereza neza cyane, kuva muri bya bindi twabonye hahandi haruguru, tuva mu ishyari, tuva mu rwango, tuva mu bugome, tuva muri byose bibi byatuma tujya kure y'Imana, ahubwo tugasatira ubwiza bw'Imana turimo gukora iki, ibikundwa n'amaso y'Uwiteka. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana igumugisha cyane. Amagambo y'Imana rero ni meza, twayavuga guhera mu gitondo kugeza izuba rirenze, twarayabwiwe, twarayumvishe kenshi, tuzahozaho. Uyu mwanya nagira ngo mbwira abatwumva kuri iyi cano Icyomoro TV, ndimo kubasaba ko bakora ibishoboka byose bagakurikirana kujya bumva ibiganiro bizajya bihatambuka. Itangira riragora ariko iherezo rikaba ryiza. Urakoze cyane. Hanyuma tumwifurize umugisha w'Imana. Ariko ntabwo twahize hamaje ikibazo. Ari ukwizera unakuye ati ndakwihanangirije wizere. Ubwo umuntu yabavuze urugero rwa mbere tumo kuganira nk'ijambo ry'Imana urugero. Yego. Bavuga ati ndakwihanangirije
ukomeze wizere Imana. Ubwo umuntu akwihanangirije ngo wizere, ubwo yaba ashatse kuvuga iki ubusanzwe ubu ngubu? harimo ikintu Akavuga kiremereye ati cyane. ndakwihanangirije wizere. Yego, Ubwo umuntu yaba akubwiye ngo iki mu Kinyarwanda cyumvikana? ndabikora nguhaye urugero ruri hafi Yego, cyane. Yego, Buriya ndaguha urugero nk'umwana uri kumwe n'umubyeyi mu rugo. yego. Iyo umugoroba ukubye Mm, ari kumwe na mama we, mm, ndasaba imbabazi kuba bafite, kuba batabafite bihangane, ariko kuba bafite babonye bazi uko bigenda. yego. Iyo umugoroba ukubye uba wizeye ko nta kintu cyabasha cyo kize gukora muri urwo rugo, papa hari butahi, nubwo hazi intare, nubwo hazi ikindi kiremereye, nta kintu cyaza kunsimbura muri uru rugo, kuko ndizera ko papa hari buze kuhagerera. Yego. Umwijima uri buhari utari buze kunkanga, ikibi cyose cyahaza ntacyo kiri buze kunkanga. Ni ukuvuga ngo rero muri make, mu mpine, kwizera Kristo ni ukuba wizeye ko ibibi byose, ibyo uhura nabyo byose, ukaba umwizeye, nta cyabasha kukunyeganyeza, wizeye Kristo. Yego. Noneho iki kibazo cya nyuma nshaka kukubaza kimwe. Yego. Kwizera no kwihana habanza iki muri ibyo bintu byombi? Kwizera no kwihana ni ikihe kintu kibanza muri ibyo bintu byose? Kugira ngo gusa abantu badukurikiranye mba numva afite ibibazo byinshi, numva nshaka kujya mbaza abantu cyane. Ugize kwizera no kwihana. Kwizera no kwihana. Yego. Habanza iki kugira ngo umuntu ashyikire ubudasa bw'Imana, kugira ngo umuntu ashyikire ubwiza bw'Imana? Urakoze cyane. Wenda tuvuge umuntu hari aho atarazi, wenda atazi Imana n'urugero rufatika, ariko kwizera no kwihana, Yego. ni ikihe kintu kibanza kugira ngo ashyikire ubwiza bw'Imana? Urakoze cyane. Buriya imbaje nka mwarimu, Yego. mwarimu niwe ubaza ngo rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe, umwana akajya gushakisha kure cyane mu nzira nyinshi, ariko mwarimu w'igisubizo aba agifite. Yego. Ni ukuvuga ngo kwizera kwizera no kwihana, no kwihana, ni ikihe kintu kibanza? habanza kwihana. Habanza kwihana. Habanza kwihana. Habanza kwihana, kubera ko numara kwihana ukajya mu murongo w'icyo ugambiriye gukora, ni nabwo wizera ko icyo kintu uzagishikaho. Ntabwo mbizi niba abantu batukurikirana ariko babitekereza. Wakwizera mbere ukabona kwihana, cyangwa wakwihana mbere ukabona kwizera? Ibyo bintu ni ikibazo kitoroshye cyane. Jewe rero ndimo ndatekereza uyu mwanya wa none ahangaha je uko mu mitekerereze yanjye, kuko ni umukoro wenda ntari nsanzwe nariteguye, ariko uyu munsi wa none hagiye icyo numva nabanza kwihana. Kwihana kugira ngo mbone uko nizerera icyo nihariye. None kajya tuganire ubu mbere yuko mu itangira ryo wakira agakiza ku Mana. Yego. Warabanje wizera Imana ko ibaho ubona gukizwa, cyangwa warabanje urizera ubona gukizwa? Ni iki kibazo rega mfite. Narabanje ntekereza ko Imana ibaho. Warabanje urizera, wizera ko Imana iriho ubona gukizwa? Narabanje. Ni ikibazo kitoroshye abantu badukurikirana, kandi banifuza ko umuntu atugira n'inama, umuntu atanga n'ibitekerezo bizima. Urakoze cyane. Ndabaza nti ari ukwizera no kwihana ni ikihe kintu kibanza? Mbere ya byose kugira ngo njye kumenya Imana, nuko nabanje gutekereza ibibi narindimo. Yego. Mbanza gutekereza ku bibi narindimo, ibi bibi uwabivamo. Namara kubivamo nje nkamenya Imana, noneho nkizera kwizakomeza kumfasha mu nzira ndimo kugenda. Ikibazo ntigarukira aha, tuzongera tukibaze tuti kwihana no kwizera ni ikihe kintu kigomba kubanza? Wenda abantu badukurikiranye mujye mutanga n'igitekerezo vrema. Kwihana no kwizera, ariko twakiriye inama muze avuze, ariko tuzongera tubigaruke iki kintu mbaruma gikomeye. Ni gute wabanza ukihana ukizera, cyangwa wakwizera ukabona kwihana? Tuzakigarukeho. Impamvu nahereye aho turi kumwe n'abantu benshi bazagenda barimo gutanga ibitekerezo, ariko jye nashingiye ku cyanjye, uko natangiye nkumva, ariko naha n'undi inzira nanyuzemo, kuko zatumye mfite aho maze kugera n'ibyo maze kumenya, n'iki Imana imaze kunkorera kubwo kuganira nayo. Mfite aho nahereye niho uyu munsi wa none ahangaha nakweretse inzira yaho, kuko nzi neza cyane ko ari muri iryo tangira ariko nakoresheje. Nabanje kumenya, maze kumenya, yego, mbona gukomeza kwizera. Reka turarikira abandi mu bindi biganiro bizagaruka. Yego. Tuzibaza tuti ese birashoboka ko umuntu yabanza kwihana akabona kwizera, cyangwa se birashoboka ko umuntu yabanza kwizera akabona kwihana?
reka mbashyiremo icyo kibazo tuzongere mu kindi kiganiro kindi. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihimbaza. Ndagira ngo Murakoze cyane. twongere tubifurize kwizera. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya Udashidikanya. ko bitazabura kujya gute kubaho Imana Gusohoza. ishimwe. Yego. Reka rero tubifurize ubuzima butunga kwizera, ubuzima budashidikanya ko Imana iriho kandi Imana yacu ibasha byose. Turashimira Imana yabaye mu rugendo rurerure rw'ubuzima bw'uyu musaza kugeza uyu munsi, bivuze ngo afite ibintu byinshi Imana yakoranye nawe mu buzima bwe. Imana ishimwe ko yizeye umwami Yesu, uyu munsi akaba agihumeka, ashimira Imana. Imana ishimwe cyane. Yahabwe Dushimiye Imana rero yabanye natwe muri uyu mwanya. Imana ishimwe cyane. Turangije tubifuriza ubuzima butunze kandi buzirikanye kandi butunze umutungo ukomeye wo kwizera. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe beza, kwizera ni ingenzi mu buzima bwacu. Kwizera ni intwari itoroshye. Kwizera ni ubudasa buba mu muntu ubwe. Iyo umuntu yizeye n'imisozi ibasha gukurwaho. Iyo umuntu yizeye ubuzima butunze kwizera. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero turishimye cyane kandi rwose ntabwo twasoza tudasabye muzehe ngo asengere abantu bakeneye kwizera, bakeneye guhinduka, bakeneye kuva mu bibi kugira ngo bakire umwami Yesu, kugira ngo umwami Yesu ashobore kuganza mu buzima bwacu, kugira ngo mwizere wamaze gusobanukirwa imbaraga ze n'ubushobozi bwe. Imana ishimwe cyane. We yavuze ngo yabanze kumva, abanza kumenya neza ibyo ngibyo, abona kwizera. Ariko tuzabigarukaho, tuzibaza tuti ese kwizera no kwihana ubundi habanza kwizera umuntu akabona kwihana, ese habanza kwihana umuntu akabona kwizera? Ni ikibazo rero. Ubwo nawe vrema hasi ushobora kwandika muri comment ukabivuga, tukanyuma tukungurana ibitekerezo, tukigisha abantu, tukaganira kugira ngo twaguke cyane. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane. Nagira ngo dusoze, ariko dusoza munyemerere twakira umusaza asenge, hanyuma asengera abantu kugira ngo Imana yongere itange yo kwizera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Twadutse bugufi. Imana icyubahiro. Ushimwe Imana y'icyubahiro, ushimirwe kurinda kwawe gukomeye. Turagushimira ko waturinze ibihe byose bitambutse, ukaba utugejeje muri iki gitondo cy'urukerera tugihumeka umwuka w'abazima. Uwiteka Mana yacu, si uko twari imbonera imbere yawe, si nuko twari abakiranutsi imbere yawe, ahubwo ni kubw'impuhwe zawe zitagira urugero. Data wera rero, Mana nyagasani, Imana ikomeye cyane, tuyahirengeye hatagirwa n'inkozi z'ibibi. Akanya nk'aka ngaka abagaragu bawe duteraniye aha ngaha muri iki kibuga, dukubise amavi y'imitima yacu imbere y'ubwiza bwawe, turimo kukwinginga byiringiro bizima, ngo uduhe nyaguhora ku ngoma guca bugufi, maze byiringiro bizima uduhe kwihanira kureka. Data wera rero, akanya nk'aka ngaka twongere kugushimira byiringiro bizima, twakoze ibikomeye nyaguhora ku ngoma, tuba twagambiriye nk'abana b'abantu ugasohoza nk'Imana. Mu gihe twari twararanye umugambi byiringiro bizima wo kuza guhagarara imbere y'iyi cano nyaguhora ku ngoma ibyiringiro Icyomoro TV. Mana nyagasani, watugiriye neza, udukorera ibikomeye. Uwiteka mukunzi mwiza, watumye ibyuma nyaguhora ku ngoma bitadutenguha. Mana nyagasani, watumye dutera intambwe nyaguhora ku ngoma tuzi imbere y'ubwiza bwawe. Uwiteka mukunzi mwiza, turakwinginga ngo ubwiza bwawe bukomeze kutugaragaraho. Mana nyagasani, utwagurira imbago. Uwiteka mukunzi mwiza, ntiturebwe n'abari mu gihugu kimwe gusa, ahubwo turebwe n'abari mu bihugu by'isi yose. Nyiringabo, twagugurire nyaguhora ku ngoma amarembo, dukomeze gusakaza ijambo ryawe. Uwiteka mukunzi mwiza, Mana nyiringabo, udukorere ibikomeye byiringiro bizima, uduhe gukomeza kubana nawe ubuziraherezo, kugeza igihe uzaduhera iherezo ryiza, iherezo ry'abakwemera, abakwizera, abagukunda n'abagukorera. Byose tubigusabye twinginga mu izina rya Yesu Kristo, umwana wawe n'umwami wacu. Amina. Imana ibahe umugisha cyane. Naho mu bindi biganiro tubifurize gukomeza kugira amahoro. Wowe waba urwaye utameze neza, wizere umwami Yesu abasha byose. Mwakoze cyane kudukurikirana. Naho mu bindi biganiro bikurikira, Imana ibahe umugisha cyane. Bye bye.